Bajiwa. Happy
b'Imana yacu baturutse hariya Nyangwe muri Gahunga, turabageze hano muri Rugarama n'abandi baturutse hirya no hino kubera ubu bukwe. Turagusabye kugira ngo nawe wohereze abamarayika batacumuye kugira ngo ubu bukwe bube umugisha. Umugisha babugezemo bose. Fasha umushumba ugiye gukora uyu muhango wo gusezeranya aba bageni bacu, umukwe n'umugeni bose bagire neza, kandi nawe umugire neza mu gutangira no mu gusoza. Abari mu mbaraga zawe n'umwuka wera ducungire umutekano, icyo twirukanye ni imyuka mibi. Turakoze kuri kumwe natwe, dusabye ku izina rya Yesu, amen. Ikirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje, n'akara ko mu mara yanje, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bavuga ku nshingano zijyanye n'abagabo n'abagore, avuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumerana. Ari mwene data Faustin Jacqueline ubwo nyine abwirwa benshi akumva beneyo, niho bateye intambwe yo kwinjira mu kindi cyiciro. Bagomba no gutega amatwi, kandi si ukumva gusa ahubwo gushyira mu bikorwa nicyo gikuru. Ngo haranditse ngo nuko rero bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, niryo mubiri we, nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero ari data wacu, kuko umubyeyi niwe umenya ibikwiriye umwana. Mu nshingano zacu z'ababyeyi haba harimo no kurera abana neza. Biravuga ngo yitegereje rero, biravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Imana ihabwe icyubahiro. Abagabo bari aha murambura amaboko mureze Imana icyubahiro, kuko yagize neza. Yabonye ko tutaba mu bwigunge, ahubwo imenya ibidukwiye. Nubwo nata wa wundi wenda yaba atari kuganduka neza muri iyi minsi, ariko ni kamere y'umuntu wa kera, naho Imana yo yari yabigenje neza. Imana yakuze n'abamureka muremere umufasha umukwiriye. Niyo mpamvu rero kandi dusabire abavandimwe bacu umugisha. Kandi nanone gushingirwa turagira ngo twibukiranye ko ari umuhango wahanzwe n'Imana ishimangira igitambo cy'urukundo kugeza ku gupfa. Yesu Kristo ubwe yubahishije uyu muhango ubwo we n'abigishwa be batahaga ubukwe bw'ikana k'i Galilaya. Ku bw'ibyo bimenyekana ko ari umuhango ugomba kubahwa ugakurikizwa n'abantu bose. Mu butungane umuhorejwe n'umuryango ari kiraza. Niba kandi mubihakana hari ibyo ataruzuza, nanga namwe muri nk'abazungu ngo bagire amasezerano y'amezi nanga imyaka utubwire. Ariko niba ari uko namwe mwamaze kubyemera, urabisha ibiganza uvuga uti ndabyemeye. Ndabyemeye maritse n'amaboko yombi. Imana igumishe. Yesu adufashe cyane. Reka dusabe rero none igihe muzasama n'ibyasanye, bageze mu rugo amaze abayerekeza kwinyakura ubutwikurura, basanga bamuzaniye Leya kandi atari we yakunda. Rero nawe twikura umugeni wawe, nusanga ari Jacqueline wakunze, kiratubwira kawe nuko bamuhobera. Imana ihabwe icyubahiro. Bona Yesu aje kureba umugeni wawe, tekerejeho neza buri muntu ku giti cye. Ntabwo ari bya bindi bumwe ngo abambere bo basabirwaga n'ababyeyi, umukobwa atazi umuhungu n'umuhungu atazi umukobwa kubera ubucuti basaza bifitaniye. Ariko nyine iterambere ryaraje, niyo mpamvu turi kubabaza ngo ndahamya ko mwe none abagore bose
n'abandi bakobwa mwari musanzwe mufitanye ubucuti kugira ngo uzabone uko utunezeza. Imana Jacqueline, mwihanangirije mu maso y'Imana umuremyi wacu, usabwe kuzinukwa uhereye none abandi bagabo bose na twa duhungu twashakaga kurunguruka no kurungarunga, hari n'abaje bagira ibingo no kubaza mufitanye ubucuti kugira ngo ubone uko uzajya unezeza umugabo imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ko wemeye kubana n'uyu Nyirakizimana Jacqueline ngo akubere umugore mushingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima. Nange ejo umuntu yarwaye amaze ukwezi abitisisha wese ugiye iwanyu, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukene cyangwa mu bukene. Uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse kuri inshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kujana itorero rye ryera, cyangwa nawe ejo urabona ishitamba utego wari wambaye. Niba ubyemera zamura ikiganza cy'iburyo baguhe mikorofone, kandi umaze kuyimuha wiyicariye azamura ikiganza cy'iburyo atubwire niba byemera nanga niba atazabishobora. Yego ndabyemera nzabishobora. Imana ibigufashe bose bakubera umugabo mushingiranywe mu itorero. Uzabwo Imana yacu irahari kandi itanga urubyaro, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Nanga nawe ubona abafite Suzuki. Imana y'umugisha Munyaneza Faustin cyane nk'umugabo, yewe abantu bari inyuma yabo. yewe Munyaneza Faustin nsezeranye imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'itorero ryayo, imbere y'imiryango yacu, inshuti n'abavandimwe, ko nemeye kujyana uyu Nyirakizimana Jacqueline ambere umugore dushingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ryo ryera. Dusezeranye ntyo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Imana nizeye izabimfashemo. Nsezeranye ndi imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'itorero ryayo, imiryango yacu, inshuti n'abavandimwe, ko nemeye kujyana uyu Munyaneza Faustin ngo ambere umugabo dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzabana karamata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Umwami Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Dusezeranye ntyo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Imana nizeye izabimfashamo. Urukundo ukunda kandi nizeza ko weguriye ibyanjye byose. Bikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Hano hari n'abasore benshi bagiye bagira amahirwe yo kugira
mpamvu twabateguriye impano irabahasha irimo impano y'amafaranga nabyumvishije abahaye intama barabaha n'imirima ariko n'amafaranga ni muyakire muzagira urugo rwiza. Hano mfite impano ingana n'amafaranga 30,000 agomba kubishikira we n'umufasha we bakareba ko yuzuye akabafasha. Imana ibakomeze ibane nabo bakire murakoze. Akire mwakire banje uburyo bwo gushikira uyu mwene data n'umushiki wacu bashinze urugo babageneye impano twayizanye mu ibahasha. Ibahasha rero irimo amafaranga bazayifashishemo urugo rwabo. Imana izabubakira. Ibagwaye twaricaye turatekereza dusanga intama imwe idahagije, natwe tugenda indi ntama ariko iri mu ibahasha mfite umubitsi, reka ayinzanire ibashyikirize yego urakoze dije yewe uko mutubona hano turi abana bareranwe na
na Jacqueline kuva primaire, ntabwo byagarukiye tugisoza primaire, twakomeje kugirana ibitekerezo za groupe tujya duhuriramo tukaganira byinshi bitwubaka. Umunsi nk'uyu nguyu Jackie ndetse na Faustin babageneye impano ndetse n'urwandiko barasoma bageze mu rugo, kandi ikindi tubifurije kuzabyara ahungu na muramukazi wanje umugore wanje ejo n'umudamu wanje twamugeneye intama y'ishashi, abagira ngo ubona ko turaje tayitanga twimuhereze kumugaragara ngiyi yamashimwe ubwatsi baduhaye akabaruwa gatoya, baratubwira ngo ntarebe kuri ibaruwa kubera igihango dufitanye twabanye nawe igihe kinini, ntarebe kuri akabaruwa ahubwo yite ku mutima ukunda bahorana. Icyo ni cyo gihango arabizi n'umudamu we. Murakoze. Bari muri video nakoze. Gufata video mushiremo mwese muzireba. Nasoje mugende. Cyangwa mukomeze gukemura. ko yeguriye ibyanjye byose mbikoze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Amashyi kwa Yesu. Wenyine reka umuremere umufashe umukwiriye. Uyu munsi wa none mwene data na mushiki wacu bapfukama imbere yawe n'imbere y'itorero, bamaze gusezerana. Urugo rurimo umunezero, urugo rugendwa n'abashitsi, urugo rutazaburamo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Haleluya. Urugo mwami rurimo ubutunzi bwose, imirima bahinga irumbuke bitewe n'uko ushizemo imigisha, ndetse amatungo borora nayo yororoke bitewe n'uko ushizemo umugisha. Kandi uko bapfukamye imbere zawe Mana, niba bafite ibyifuzo uje wumva ijwi ryabo ubabere igisubizo. Niba hari amashimwe, haleluya, mu izina ryawe Yesu Kristo uje ukomeza gushyigikira cyaro ubushizeho mu izina ryawe ari umugisha kuri bo. Reka rero bazabarere neza. Urakoze kutanza umugisha mu miryango yabo, nabo bakomeze kubahabwa umugisha nawe. Kandi uko bapfukamye imbere zawe Mana, uzabaye gusoza urugendo neza, bazagera mu bwami bwawe, bashe bahorana urukundo ruri mu mitima yabo. Haleluya. Kandi urukundo bagukunda ukomeze kurushigikiza umwuka wera kugira ngo azabashoboze gushyira mu bikorwa. Urakoze ko wahaye umugisha. Hakagira umuntu ubasha kugitandukanya. Uwiteka abaye umugabo wo guhamya ibyo gushyingiranwa kwanyu, tuvuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Uwiteka abaha umugisha urugo rwanyu mugiye kubaka. Uwiteka abamurikishiriza umucyo mu maso he, abarebe neza. Uwiteka abagirire neza, abaha amahoro n'imigisha itandukanye, ko tubisoma mu gitabo cyo kubara ibice 6:26. Tubifurije umugisha w'Imana. Imana ibaha umugisha kandi Imana irusheho. Njyewe Pastor Nsengiyumva Faustin, nshingiye kuri mwene data Faustin n'uyu mushiki wacu Jacqueline bakundanye bakiyemeza kubana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, nshingiye ko bamaze gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, bakaba bamaze kubyerekana bahana impeta mu biganza, ndetse bamaze no gusinya mu gitabo cy'itorero, nshingiye ku mabwiriza agenga itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda, nshingiye ku ijambo ry'Imana rigira umwe abashingiranywe. Kubw'ububasha nawe nk'umupasiteri nemeje kandi ntangaje ku mugaragaro mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera,
k'uyu mwene data Faustin Munyaneza Faustin abaye umugabo wa Nyirakizimana Jacqueline, kandi ko Nyirakizimana Jacqueline abaye umugore wa Munyaneza Faustin. Imana umugisha mu izina rya Yesu. Amashimeshi kwa Yesu. Mbere yuko tubifuriza umugisha, reka dusabe abayobozi babo Pastor Filipo ndetse na mwarimu wa hano begere hafi nabo nk'abashumba baragize intama babashikirize iki cyemezo.
Hamaga muchaka muzenguruka ariko mubyina ariko mwerekura twagiye biraryoshye murebane we na seri wawe icyarimwe musabanyiriza icyarimwe mwese ati urukundo rwanjye tuzabe manuka hepfo twabigenje kujya gukomeza mubyinira yego
wabanye natwe kuva mu gitondo tugeje muri amasaha izina rya buri hantu waturindiye inshuti n'abavandimwe urinda n'abageni. ati ku buzima bwacu babisegeye kandi amashimwe muraho umunsi dufite umunsi mukuru wasezeranye cyane amasezerano y'umwenda nagize mu biro uyu munsi ku wa 25 z'ukwa mbere 2024 twasezeranye kuzaba duhekeye undi wanyu mu muryango umunsi rero no kubwirana n'uyu nahageze aho nabisaba mu materiye mu gihe wasabye nguyu namukuzaniye gushikije mu muryango murakoze umubwira ko uza muzanira kuri iyi tariki none umubwiye ko umuzaniye Imana igumugisha ariko njyewe ndi umusaza narahumye ngiye gusaba Munyaneza yigiriye hino ndebere ko nasabye ari mwana wanje watera intambwe ukazo kandere data unkundire mushike mu byibo maze tureba aho abasore ati mama rukundo rwanjye ati mama butare bwanjye ati unkundire untege yombi ati maze ubuteteshe bishyire kera utaramane bishyire kera agati gatirika kandi gashibuke ati mugabo mwiza ati bose babireba ati ndeba mu maso tubigezeho ati Imana nishimwe umugabo avuga ati mugore mwiza azagutetesha bikerekera ati unkundire mwakire ababyeyi babireba ati soma mugore mwiza kandi wongere usome ati sizaguha rimwe nkagenda wihe ati soma wongere usome ati zaguha n'ubwa kabiri wongere n'ubwa gatatu butatu budatandukana ati ndagukunda urukundo rwanjye kandi hari na barende bahomba turuke hirya hari na barende umwaturuke hari ndaturuke hano muhahurire mu bahereza umugisha abana banyu mubahereza umugisha mubifuriza urugo rwiza maze mubahereza umugisha mubifuriza kuzahirwa mu rugo rwabo agare nyuma hariya uragenda gutya aje jyaho marere ati bana bacu nimwakira imigisha ati nimwakira imigisha ati sidasaga na tuzeyifurisha abana bacu mwakira imigisha tubasaba imigisha ati muzahirwe mu rugo rwanyu